Ni amakuru yongeye kumvikana uno munsi tariki ya 17 z'ukwezi kwa gatatu 2025. Ni amakuru atari meza habe na gato kandi atanashimishije, yababaje benshi mu banyarwanda ndetse bari bakurikiranye ndetse banumvishije ibyabaye mu Rwanda. Ibintu cyangwa se ibikorwa byo gucuruza abantu byari byarahagaritswe mu mpande zombi, gusa mu Rwanda hari umugore witwa Beyonce cyangwa se Nadine Beyonce wagaragayeho ibyaha byo gucuruza abakobwa. Ubu tuvugana akaba yamaze gutabwa muri yombi. Ibi ngibi bikaba byabereye mu karere ka Rwamagana, aho umutesi ashinjwa n'abakozi be gucuruza abantu cyangwa se gucuruza abakobwa, akabacuruza ku bagabo bakabasambanya, ndetse uwanze gusambana n'abo bagabo cyangwa se n'abo bakiriya b'uyu muri basanzwe bamugurira abantu bakaryama cyangwa se bagasambanya abana b'abakobwa, agakubitwa nk'izimbwa yaneye mu rugo. Reka tubyumve byose ahangaha kuri Saga News TV. Niba ari ubwa mbere ugeze kuno muyoboro wa Saga News, kandi subscribe no kunzogera bizajya bigufasha kubona amakuru yacu ya buri munsi dukomeza kugenda tugukorera. Mu murenge wa Munyiginya wo mu karere ka Rwamagana, akaba ashinjwa n'abari abakozi be bamukoreraga mu kabari ke kubacuruza ku bakiriya bahanywera inzoga. Umutesi yatawe muri yombi mu ijoro ryo kuri tariki 16 Werurwe 2025. Amakuru avuga ko uyu mugore yafashwe akekwaho gufatanya n'umukiriya we bagakubita umukozi yakoreshaga mu kabari, ndetse abakozi barimwo n'uwo wakubiswe yakoreshaga mu kabari ke bakavuga ko yabacuruje ku bagabo bazaga kunyweramo inzoga. Umutesi Diane avuga ko yakubiswe ku cyumweru gishize nyuma yo kwanga kuryamana n'abakiriya. Yabwiye igitangazamakuru cya Saga News ko kwanga gucuruzwa byamuviriyemo gukubitwa mu buryo bubabaza umubiri. Yagize ati, yarambwiye ngo nzaze amagara y'abakiriya nyashira aho nyacungira umutekano, noneho nyahashize akanya barambwiye ngo Mutesi ngwino hano hari umukiriya ubushaka. Ndamubaza ngo aranshaka mu buhe buryo? Arambwira ngo wowe ngwino kuko amafaranga yanjye yayamaye ndetse n'ayawe yayamaye. Narabyanze, noneho hashize umwanya aravuga ngo umukiriya yabuze telefone kandi ni wowe wayibye. Batangira kunkubitira hanze, banyuza muri iyo shambure y'uwo mukiriya yararyamyemo. Mutesi akomeza agira ati, mabuja yanyambitse ubusa, bankubita nambaye ubusa igice cyose. Uwo mugabo yankubitaga umukoropesho n'imigeri ashaka kwinjiza igisongo mu gitsina cyanjye. Navuzaga induru abantu ntibatabare, kugeza ubwo uhari umuyobozi wahageze bituma n'abandi baza. Undi mukobwa w'imyaka 20 avuga ko mu mirenge wa Gishari, akagari Karunda, nawe wakoraga muri ako kabari, yabwiye Saga News ko umutesi Beyonce n'umugabo we witwa Turatsinze aribo bakubise Mutesi Diane bamushinja kwiba telefone y'uwo mugabo wari wasabye uwo mugore ko bamuha umukozi we ngo baryamane. Uwo mukobwa avuga ko nyuma yo kubona ikubitwa rya mugenzi we wari uruhamaze iminsi 3, nawe yazindutse ataha mu gitondo cyo kuwa mbere. Yagize ati, nabonye uburyo mabuja yafatanyije na Turatsinze bagakubita mugenzi wanjye, ngira ubwoba ndataha kuko nabonaga ibyabaye kuri mugenzi wanjye nanjye bizambaho. Ikindi nararebye uburyo nanjye yanegekaga kuryamana n'abakiriya ngo kugira ngo akabari ke kabone akabakiriya, mbona ntazabivamo. Uyu mukobwa kandi avuga ko nawe yategetswe kuryamana n'umukiriya ndetse amutegeka n'amafaranga ahembwa yo gusambana n'umukiriya wanyweraga mu kabari ka Nyirabusha. Ati, byabaga hariya twategekagwa kuryamana n'abakiriya kuko yavugaga ko tutabikora amafaranga yo kuduhemba atazaboneka. Yarambwiye ngo umukiriya yishyuye chambre ndetse nanjye amafaranga, nawe araza kuguha 3,000, noneho ushaka kumunaniza ngo ndamubwira ngo umwaka 10,000 kariyo nshaka kugira ngo ndebe ko namunaniza. Ahita ambwira ko nina yafata ndi butahe. Narayafashe turabikora, ariko mu by'ukuri nabikoze nanjye ntabishaka kugira ngo ndebe ko nzarangiza ukwezi akampemba yanjye nkahita nitahira. Uwo mukobwa avuga ko umutesi Beyonce asanzwe afite inzu irimo akabari ke ndetse akanagira n'indi irimo ibyumba cyangwa se chambre bakoreramwo ubwo busambanyi n'abanywera muri kariya kabari ke, ndetse ngo bamwe muri abo bakiriya yategetswe abakozi be gukorana nabo imibonano mpuzabitsina.
Ni amakuru rwose ababaje. Kuwa kane ubwo igitangazamakuru Saga News yageragezaga kuvugana n'Umutesi ku byo ashinjwa n'abakozi be, yanze kugira icyo abivugaho, ahubwo abaza umunyamakuru inyungu abifitemo kugira ngo atange ayo makuru. Ati mu byubahiro byanyu, wenda ntagusuzuguye, niko njyewe mwandika ugashaka abandi baguha ayo makuru, njyewe ntabwo ndi mu mwanya wo gutanga amakuru, kandi ni Umutesi, njyewe ndi umuntu ukora business, ntabwo iyo ufite amata ubura injangwe, kandi iyo ufite inyama ntabwo ubura imbwa. Nuko yasubize umunyamakuru wa Saga News. Ni ibintu bibabaje cyane. Kanda subscribe kuri Saga News. Tuvugana uyu Mutesi ari mu nzego z'umutekano, aho yatawe muri yombi n'urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha, nk'uko bigaragara mu itegeko ryo ku itariki ry'umwaka wa 2018 ryo gukumira icuruzwa ry'abantu. Uyihamijwe icyo cyaha ahanishwa igihano kitari hagati y'imyaka 10 ndetse na 15, ndetse agahanishwa n'ihazabu hagati ya miliyoni 10 kugeza kuri miliyoni 15. Njye nitwaga Olivier, Imana igwa ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima. Tuze gusubira n'ayandi makuru aza kuba akurikiye mu kanya kaza kuba kari imbere. Tuze gusubira, Imana ibyo kurya, amafaranga n'ubuzima buzima.